Abalewi igice cya 27. Amategeko n'imihigo n'ayo gucungura ibyahonzwe. Umurongo wa 1. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, umuntu nahigura umuhigo niba ari uwo guhonga abantu, bazaba b'Uwiteka, bacunguzwe igiciro uzacira. Umugabo uhereye ku myaka 20 avutse akageza ku myaka 60 ujye umucira shekeli z'ifeza 50 zigezwe ku yahera. Umukobwa cyangwa umugore ujye umucira shekeli 30. Umuhungu uhereye ku myaka 5 akageza ku myaka 20 ujye umucira shekeli 20. Umukobwa ujye umucira 10. Umuhungu uhereye ku kwezi kumwe akageza ku myaka 5 ujye umucira shekeli z'ifeza 5. Umukobwa ujye umucira shekeli z'ifeza 3. Umugabo usagije imyaka 60 ujye umucira shekeli 15. Umugore ujye umucira shekeli 10. Ariko niba wahize ari umukene ntabashe kubona izo waciriye, ajya ashyirwa umutambyi, uwo mutambyi amucirire igiciro, acira igiciro gihwanye n'ibyo wahize ashobora gutanga. Niba ari itungo yahize ryo mu moko batambira Uwiteka, iryo muri ayo moko ryose umuntu ahaye Uwiteka rizaba iryera. Ntakarihindure, ntakarigurane iryiza mu cyimbo cy'iribi, cyangwa iribi mu cyimbo cy'iryiza, yagurana itungo irindi, iryo yahize n'ingurane yaryo yombi azaba yera. Kandi niba yahize itungo rizira cyangwa inyamaswa izira, icyo badatambira Uwiteka agishyira umutambyi, uwo mutambyi agicira igiciro gihwanye n'ubwiza cyangwa n'ububi bwacyo, igiciro umutambyi agiciriye aba aricyo kiba igiciro cyacyo. Ariko wagihize nashaka kugicungurira, agereke ku giciro uciriye igice cyacyo cya 5. Kandi umuntu niyereza Uwiteka inzu ye, umutambyi agicira igiciro gihwanye n'ubwiza cyangwa n'ububi bwayo, igiciro umutambyi ayiciriye aba aricyo gihama. Kandi uwayejeje nashaka kuyicungurira, agereke ku giciro waciriye igice cyacyo cya 5 ibone kubiye. Kandi umuntu niyereza Uwiteka igice cy'umurima wo muri gakondo ye, igiciro uzacira kizatangwa n'ubwinshi bw'imbuto zibibwamo, urugero rwa homeru rw'imbuto za sayiri rucirwe shekeli z'ifeza 50. Niyereza Uwiteka umurima we ahereye ku mwaka wa yubile, icyo giciro uciriye gihame. Ariko namwereza umurima we hanyuma y'uwo mwaka wa yubile, umutambyi ahabwa ibiguzi n'umubare w'imyaka isigaye, hagataha undi mwaka wa yubile, nuko ukiri igiciro kigabanutse. Kandi uwereje Uwiteka umurima nashaka kuwicungurira, agereke ku giciro waciriye igice cyacyo cya 5 ubone kuba we bwite. Ariko nadashaka kwicungurira uwo murima, cyangwa naba wugurishije undi, ntiwacungurwa ukundi, ahubwo uwo murima nukomorwa n'umwaka wa yubile, uzaba uwera w'Uwiteka nk'uwahonzwe, uzabe gakondo y'umutambyi. Kandi umuntu niyereza Uwiteka umurima yaguze atari uwo muri gakondo ye, umutambyi amucirira igiciro gitangwa n'umubare w'imyaka isigaye, hagataha uwa yubile, atange kuri uwo munsi igiciro waciriye nk'ikerejwe Uwiteka. Kandi mu mwaka wa yubile uzasubiranwe n'uwo yawuguzeho, nyiri gakondo y'uwo murima. Kandi igiciro cyose uzagicira kijye kiba shekeli zigezwe ku yahera, jera 20 zibe shekeli 1. Keretse uburiza bw'amatungo busanzwe ari ubw'Uwiteka, kuko ari uburiza, ntakagira umuntu ubweza naho bwawe ubw'inka cyangwa ubw'intama n'ubw'Uwiteka. Nibuba ubw'itungo rizira, abacunguza igiciro uzacira akigeretseho igice cyacyo cya 5, niridacungurwa rigurwa igiciro uciriye. Ariko ituro umuntu atura Uwiteka burundu mu byo afite byose, naho ari umuntu cyangwa itungo cyangwa umurima wo muri gakondo ye, ntakagira ituro bene iryo rigurwa cyangwa ricungurwa. Ituro ry'impezi nk'iryo ni iryera cyane ry'Uwiteka. Ntakagira umuntu utuwe burundu ucungurwa, ahubwo akwiriye gupfa. Mu bimeze mu butaka byose, naho yaba imyaka cyangwa imbuto z'ibiti, 1/10 ni icy'Uwiteka, ni icyera cy'Uwiteka. Umuntu nashaka kwicungurira icyo muri 1/10 akwiriye gutanga, akigereke igice cyacyo cya 5, 1/10 cyo mu mashyo yose cyangwa imikumbi yose, muzinyura munsi y'inkoni bazibarisha zose, 1/10 ijye ibiyera y'Uwiteka. Umuntu ntakayitegereze ko ari nziza cyangwa ko ari mbi, ntakayigurana indi. Nayigurana, iyo n'ingurane yayo zombi zizaba izera kandi ntigacungurwe. Ayo niyo mategeko Uwiteka yategekeye Mose ku musozi wa Sinayi ngo yabwire Uwiteka.